n'inshuti mwugurure baraje dore abageni beza mwugurure baraje itambuka neza maze intugu ziremesha uyu munsi n'uwanyu mwugurure baraje ngo abana bacu batweretse ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kubyinato mwugurure abatangana bose mwugurure dore sine y'igitego mwugurure yaje byano binihibezi mwugurure yaje icyogere mu mpuha mwugurure yaje ngo abana bacu batweretse ibirori nimukimbagira ababyeyi babarore abategarugori baravuza impundu abagabo nabo bari kubyinato mwugurure ni ukuri kandi bavandimwe turacyataramira mu rugo rwiza mbagiriyeho umugisha mu byubahiro bya buri muntu wese navogereye mwaza kumfasha tukajya ejuru tugasenga Imana tukayishimira kuba mugeze aha nta gikuba cyacitse wigire hose ushaka gikorwa munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ritungura uduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyaha amen. Nyagasani Mana muremyi wa byose turakwisunze kuri uyu munsi umuryango wacu wakiye abashyitsi turagusabye Nyagasani ari twebwe abasangwa ari n'abashyitsi bacu amagambo aza kuvugirwa ahangaha imihango iza kuhakorerwa Nyagasani n'amafunguro turi busangire yose tubigusabiye umugisha wawe ngo bize gukoranwa ubwitonzi n'urukundo butangwa nawe wenyine gusa tubigusabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu niwubaho Imana data nk'uko bisanzwe iteka niyubahwe n'ubona iteka ryose amen. Bashyitsi bahire rero mu rugo rwacu tugira amarembo atandukanye ariko iryo mwinjiriyemo twaribonye kandi twabahaye ikaze ndetse twanabanyujijemo amaso dusanga muri abantu bagenzwa n'ubuhoro kimenyimenye nuko nta macumu mwitwaje ari nayo mpamvu twabugururiye gusa ntago mwari kugenda hano bitari ibisanzwe cyangwa se nta nubayoboye nabonyemo intore twatorejwe mu itorero rimwe ndayimenya mpita numva kubwo n'abandi mwese musa nawe ubwo rero nagira ngo muzehe Yohani Buhigiro ahagurukiye turamukanye mu mwanya wacu twese ari abasangwa ari n'abashyitsi. Urahotoneze yego amahoro amahoro ni karibu rero mu rugo rwacu. nakoze cyane ariko tunagihagaze nasabaga abakobwa bari kambere aracyariho
nipfukire niyo mpamvu utaza neza kandi ayibonye uruhaga rwengetse ntabwo rupfa kuza nk'amazi asanzwe. Yego ku buzima bwacu mwe muretse kugenda ndagira ngo ibyo ari byo byose muramugeza mu cyicaro cye kuko aka ntabwo kamumara inyota uko akeneye yiyongeze. Murakoze rero wicara ugubwe neza. ndagushimiye. Yego wisange muri uru rugo. Nanigiye kuvuga ngo uvune umuheha wongeze undi, ibyo byo ntago wakwirwa ubijyamo. Oya barakomera barakomera. Murakoze. Ngwino nzanira iyo nzoga shawe. Ijambo mwatwakirije turishimye. Uyu ni umuryango wa Nkeragutabara Herman, tuje duturutse mu Kinyaga hariya mu karere ka Rusizi, tukaba turi inshuti z'uyu muryango wa Sarafi, tukaba tuje hano mu buriza bw'u Rwanda ariko tutaje tuyoboza. Ndamukanyo zanjye nawe ntabwo abantu bagize umugisha wo gukora mu biganza, ariko njye nanyuzwe. Nimurambure ibiganza mutange intashyo z'umuryango mugari, umuryango wa Herman, muzakire. Tunejejwe n'ikaze mwaduhaye, bigeretseho urugwiro, byongeyeho amazimano, ni umuco wanyu kandi dusangiye. Ngerwe ishema rero nyemerere, ntabwo twaje dutunguranye ngo bise nk'ibisoje ubuhanuzi bwa wa muriro wahutaga. Twagutumye ko tuzaza, ko tuzabagenderera, ariko biba amahire namwe mudukumbuye mudutumaho ko mufite ibirori. Rero ndagira ngo nyemerere nkugezeho ubutumwa barya twagendanye, abantwaje uruhago, abantwaje ubutumwa bw'uyu muryango. Noneho rero ubuki rero muvuye kwa munywanyi wanyu umuryango wa Herman, batubwiye bati gende nugerayo barakuzimanira, ariko ubahe ubuki nk'ikimenyetso cy'uko bishimiye ubutumire. Ntawajya mu rugo rw'inshuti ngo aze amaboko masa. Rero ubuki ni umuco, intwererano, harimo n'indamukanyo rwose ngo mumenye ko bari amahoro. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Murakoze. Twakire ubuki bwo mu Kinyaga. Yego. Ubwo turakomeza dusabane, tuganire. Uriya musana we nuza kugerwaho. Yego. Ubwo dushobora no kubwira nk'intore mwazanye nazo zikaza oya nibyo. Tarama. Uriya musana rero uraza kujyana n'imisango. Mfite ese burya rwose mfite ubutumwa yego bonde bampaye, ariko ntabwo naje ndikirogoya, no kugira gusa ngo umenye ko mfite ubutumwa. Nihagera akagira ijambo ry'abashyitsi, sivuze ngo ugire uwa mbere wibanze maze ngukurikire. Urakoze urakarama. Ndagushimiye. Yego. ashobora kuba afite n'ikindi kiri ku mutima, ndabona gifite ibineza neza. Uyu mwanya ni ukuri rwose mwakomeza mugataramana. Abaturanyi b'Abarundi nabo bagira ikibonezamvugo, ariko ugasanga bijya tandukana n'ibyacu. Ijambo rya baraje ishinga abagabo bararyicarira. Mu Banyarwanda rero akabaje umugabo arahaguruka. Hejuru uyu munsi unyemerere simpagarara, ariko ijambo dufite n'uyu muryango ni ijambo tutakwicarira. Gate ngaho muramukanye, nakubwira iki? Natwe turwane mu byano. Muraho neza.
twese hamwe Gatete uramwibuka? w'intwari ndamwibuka. Uramwibuka? Shize yaje aha ariko iyi nzoga rero muvure n'umwe na ya yindi ariko aka kabindi gafite uruzinduko rwako dutandukanye rwose. n'ukambere. Aha rero hakubiyemo mara kuyisogongera we nayituye urayinywa maze umbwire nze kukubwira amagenzi impamvu abagabo ureba abantu bazana baje isogongerwe rwose n'abari ababyeyi ndetse n'agatete kagaruka. Gatete akagaruka akantu karimo nako kaje nawe ariko ubona inzoga nziza ntikorera n'ubwinshi. Kankwereke rero isogongera gate. reka Gatete nayisoma ubugira gatatu nitubona nta kintu abaye ubwo natwe turayisoma. Si byo se? Oya, kubirimo ibyica no kubirimo iryoshye biratandukanye. Turasaba ko niba yishima niba ubuki ndumva ntatapfure. Somaho nawe wumva urambwira. aho nawe ugendere ku by'abazungu bise ngo effet de halo ngo ubwo byemeje ngo icyo Makuza yavuze ntacyo wongeraho. Ntumutinye igihagararo, natwe ingamba turazifite ngizi ziri mu birindiro. Izi ntiyapfa gukomeza somo uko yiboneye. Uriya yahoze akubwira ngo akababaje umugabo kamurenza rwose kamurenza rya shyamba kakamugeza mu buriza. Ntago biriya metero yabikora yitwaje inzoga itengetse. Inzoga bayishimye nk'uko agira Imana. Inzoga irengetse. Ndagushimiye. Ariko ntimuyivugireho ijambo ahubwo muyiganirireho. Tuyiganirireho. Ni ukuri rwose. Oya ntacyo. Murakoze. Hanze tuganire. Mu izina ry'umuryango tunejejwe n'urugwiro n'uburyo mutwishimiye. Impamvu y'uruzinduko rwacu rero ni urukundo. Iyi miryango yombi ni imiryango y'imfura, ni imiryango ikundana kandi si none isuku igira isoko. Urukundo rwacu ni urukundo dukomora ku babyeyi. Nyiragutabara ni inshuti n'uyu muryango. Mu gihe gishize byateye ishema umuryango wacu, turahaguruka ndetse ababonye Gatete aramukanya nuko n'abakomeye muri uyu muryango araza abagezaho ubutumwa abwira ko avuye kwa Nyiragutabara, akaba yamutumye ngo aze gusaba irembo ry'umugeni, irembo ryinjira inka rigasohoka umugeni. Nabo bari kumwe inshuti z'umuryango, intumwa z'umuryango, ibyishimo ntacyo twaburamo mu muryango, bamwakira neza, bari baza aho avuye, bamubwira ko ntacyo yabura. Ariko nk'uko bigenda mu muco, asiga inyana y'ifata rembo, avuga ko agiye kubwira umuryango iyo nkuru nziza, ariko haba ejo bundi ko tuzagaruka turi umuryango mugari. Mubyeyi rero, nshuti muvandimwe, ngutekereze iby'uyu munsi bikomoka kwa rya kiganiro. Tugira amahire, imiryango yombi igira ukuboko kwiza, tubyara abahungu n'abakobwa. Kutugana
ni ukuba bene imana. Ababyeyi bacu bahanye igihango, icyo gihango umuco wa mbere w'abanyarwanda kirarenga, baba Kristo bahana igihango cyo kwizera Imana kandi cy'ubudahemukirana, ariko banabwirana ko ibyo bitazaba ibanga bazajya babibwira bakomotseho. Hari abashaje ariko basiga bakomokaho. Mu byo baganiriye n'igihango bahanye harimo guhana inka n'abageni. Ni igihango kandi gikomeye mu Banyarwanda. Byatumye rero muri urwo rujya n'uruza nawe mahirwe n'iryoshya tubyara abahungu mukaduhemba, twabyara abakobwa nuko namwe impundu zikavuga. Rero mubyeyi, muri ba bahungu bacu aribo bawe barakuze. Ku isonga rero hari nk'umuhungu umwe kuri abandi, twaramutekerereje nk'ababyeyi, ariko binavuye ku ijabo tumubonamo bibyara ijambo, aribyo byatumye Gatete aza muri uyu muryango. Twicaye turi iwacu, umuryango uratekereza, umubyeyi aradutumira Herma, vuga ati rero ndashaka kubatuma. Murabizi ko mu gihe gishize twaciye ku baranga bo mu muryango wo kwa Sarafi, batubwira inkuru nziza, barya ababyeyi bamaze kuba ababyeyi, abana twashingiye bamaze kuba abakecuru, kwabaye ukuboko kwiza muri uriya muryango wo kwa Sarafi, batubereye abaranga. None rero nabo badushingiye nabo babaye abaranga. Muri uriya muryango babyuriye abakobwa, iyo nkuru twarayimenye. Muri uriya muryango Imana yabaye ukuboko kwiza. None turagira ngo tube icyifuzo, duhe icyifuzo uriya muryango kibe n'igisubizo ku bana bacu, ariko ku isonga muhungu wacu ari ugeze igihe cyo gushinga urugo. Dusanga nta handi twagana mu Rwanda, mu rwa Gasabo, mu buriza bw'u Rwanda tuhagira ishya, hava imbuto nziza, hava umugisha kuva kera. Maze rero tuzana imitwa, tuzana inzoga, tuzana abagabo b'ibikwerere, tuzana ababyeyi batega mpundu, tuzana urubyiruko, tuje tubagana, tuje kubasaba, tubasaba icyo mufite, tuje kubasaba imbuto, kandi imbuto muntu, tuje kubasaba umuntu. Hari ibintu bibiri byakozwe, irambagiza ryarabaye, twarashimye. Hari ikindi cyakozwe, twarasenze. Tumaze gusenga tugira kwizera, kwizera kurarema, turumva ari ibyiringiro. Muhanga yaravuze ngo bene ibyo byiringiro ntibijya bikoze isoni. Ibyiringiro byacu rero ntabwo bidukoze isoni, ngo tugire ishya n'ihirwe. Mubyeyi Gatete, niba kumpera amashyi, watubereye intumwa nziza. Nabonye uko ishema yatwakiriye, mbona ko uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo. Mbonye data uko yataramanye na se, mbonye basogokuru uko babanye, mbona ntacyo ndi buri. Mubyeyi rero, tuje muri uyu muryango ngo tuze tugusabe umugeni mu bakobwa bawe, dusabira umwe mu bahungu bacu ugeze igihe cyo kuba yashinga urugo abeshejwe n'uyu muryango. Nsengiyumva Felix akaba ari umwe muri ba bana wigize kuduhemba yavutse, ukaza hawa amasakaramentu, ukaza yakomejwe. Ubu si umwana wo guterwa hundi, ni umugabo ugeze igihe cyo kuba yakubakirwa. Nta handi rero batubwiye ngo mugende muri uriya muryango wo kwa
nzabona impa nimuhagera muvunyishe. Barabakira, mubabwire make maze barabumva. Mubabwire ngewe, muvuge umuryango mugari, muvuge ubwiza bwabo, mubarate. Bambwiye ngo ntacyo twaburiraho, nta handi twagana. Urampa umugeni mu bakobwa bawe, umuryango uhagarariye, uvugire muri uwo muryango, babwire uti umuryango waje udusuye tugendereye, waturutse mu Kinyaga, baje kudusaba umugeni. Muri ba bakobwa banyu ni beza, twibwe ngumye si bose. Ndaza kukubwira izina nunyemerera umugeni nyakugira Imana. Nicyo kingenza, none ntacyo nakuburaho. Ngenza nka kurya wangenje ubushize, kurya hono ngenza kugireho umugisha kubyara. Urakagira Imana. Yego, nibyo koko amagambo Yohana avuze ntabwo ari ikinyoma. Avuze ibiri byo, avuze ibyabaye. Nanze kuvuga ngo avuze uko byagenze, kuko uko byagenze bari umupfu, ariko avuze ibyakozwe, inzira zose twanyuze. Nibyo koko uyu muryango waje iwacu udusaba irembo, rwose tubabwira ko dufite amarembo atatu. Dufite irembo ry'abagenzi, abinjira baje kudusura bakinjira tukabakira, bagasohoka bagataha. Tukagira irembo ry'inyambo, iryo rembo risohokamo inka twagabye, rikinjira izo natwe twagabiye. Tukagira n'irya gatatu ry'umuco, ryinjira inka rigasohoka umugeni. Nuko bati rero, bati mudushimye aho twababaraga, bati niryo twashakaga. Ariko Muzehe Yohani na mugenzi wawe uko mubyibuka, ngira ngo ntabwo twari turenze n'aba twicaranye kuri aya meza ateganye n'ayanyu. Ibyo rwose byo urabyibuka. Nubwo nta cyabikuyeho ngo tuvuge tutireka tubahakanire, byari byiza ko umuryango wose tuwuzana tuba turi kumwe hano. Noneho wa mugani wa muririmbyi, ibintu bikaba bose bagira bate, bose babireba. Tukaba nabaza rero bavandimwe twazanye, ba nyina wabo w'abakobwa tubyara, ba nyirasenge w'abahungu tubyara, mwaba mwemera ko umwe mu bana bacu, nubwo bataratubwira uwo ari we, ariko tuzi ko tubafite. Umwe mu bana bacu yajya muri uriya muryango Yohani yaje ahagarariye, nubwo umusangiza w'amagambo arimo kumwita John, ariko buriya John we ashobora kuba ataragira imyaka nka 15. Uriya ni Yohana tugereranyije n'ikigero arimo. Murakoze. Nkurikije aba bashyitsi ndeba imbere, barakeye no ku maso bafite umuco. Nambuye ibiganza mu izina ry'umuryango nka nyina wawe w'umwana, umugeni ndamutanga. Abakera rero nabo bararivuze ngo ubuhake buba mu mbere. Icyo umubyeyi w'umudamu yemeje nicyo hari n'umuririmbyi wabiririmbye ngo ce que femme veut Dieu le veut. Twakwakira n'umwe wenda mu bantu b'abagabo batembereye, abatwara indege turabafite, abaza rukururana barahari. Nyabuna ko rimwe mwagenze, nubwo mwatahaga mukaganiriza umuryango, akaba ari naho nyina wabo w'umwana yabikuye, nta kintu mwasize imugobeko. Ariko naje kugira impungenge, ukebuka urebe bariya abagabo bari inyuma hariya n'abakobwa bariya nabo mwazanye. Bose twazanye n'abanje. None se wakomeje kujya uvuga ariko nkabona barazunguza umutwe gutyo, byaba biri guterwa n'iki? Burya ntibazunguzaga umutwe, ahubwo bagiraga batya. Ikindi nigeze kumva ko umuryango wateranye, yego, ukaza gutekereza umuhungu wanyu, aho ntimwaba mwaramushyizeho imbaraga, akaba mwaramutekereje ngo jya muri uwo muryango kandi wenda we atawushaka. Umukobwa twebwe twaramagije umuryango kandi turawushima, ariko umuhungu wa nyewe ntabonye ngwino ndebe Liliane, ibyo byanyu mutekereza simbyemera. Rero umuhungu we
afite uwo yashimye, afite uwo yakunze, ariko twebwe umuryango wose abakobwa ni beza. Umuhungu we rero akunda Ngwino Ndebe Liliane, afite urukundo rwinshi. nibyo koko ndabona muri umuryango ukeye, nk'uko bababwiye ndi umushoferi utwara imodoka ya rukururana. Uyu musaza Gatete twigeze kugirana ikibazo giteye gutya. Muri kariya karere hari havutse ikibazo cy'ubunyereri, ubwo nasangaga amaparikingi ahandi yuzuye kandi ahandi hanyerera. Nashatse kujya guparika mu kibanza cye, aranyamagana. Ubu rero sinzi icyo Gatete yabikoreye. Gatete nubwo hari reka nagira ngo Gatete, nagira ngo rwose iyo mikoro ihe Gatete ayibwiriye umuryango nkomokamo, kuko yarampemukiye cyane. Mu byo Gatete yambwiye ni cyawe. Ugiye guparika haba inombe ifata, iriya nombe ifata yushyiramo ariya mapine n'uzikamya uburemere bwayo ntabwo ari kuvamo. Harya yakweretse no hari hakwiye rwose. Gatete icyo yabikoreye si urugomo, nibyo ngibyo. Impungenge nari mfite n'iziriya, ariko nanjye ndabona uyu muryango twahumugira. Yego, ntabwo mu by'ukuri rizarutegetse na rusanze, ariko burya ahantu uwawe agiye kujya, agiye kuba uwaho, ntabwo byapfa kuvuga gusa ngo ngaho genda. Na gahunda twari tunyujemo nuko nyine turagiriye henshi. Hari igihe koko hariya hirya no hino ashobora kuba yaragize ikibazo, twagira ngo anakivuge tugikemure, cye gukomeza kuba iki, cye gukomeza kuba inzigo cyangwa inzika, kikarangira twese tubyumvikanyeho, ariko ntibinabuze gahunda kuba. Turumva rero mu mwanya w'umuryango koko uwo mwana ababyeyi be bamwise n'izina ryiza rimara amatsiko. Ubwo mumara amatsiko kuko izina nyine mwarivuze natwe turanarizi n'uwacu. Uwo mwana arahari. Ubwo ahari rero nimbere ku rukwavu nubwo atari rwo, ntago ndi bubahe n'amaguru, sibyo muzehe Yohani? Ngurwo urukwavu rero mushake amaguru mubwirukanye. Mubyeyi Ishema, turabashimiye. Iriya nahari ibyo birahagije. Ndagira ngo wigere hino mbanze ngushimire ku ijambo ryiza ry'ibanze kubita imfubyi. Rero abagabo babyaye uriya mwana, ba se wabo n'abandi mu bakobwa, ababyeyi buriya turabubaha, bagira umurimo ukomeye n'umumaro ukomeye. Nyina wabo ndetse na nyirasenge, wabwira uti ntazibagirwa ijambo ryiza wavuze mu izina ry'ababyeyi. Iyi ni iy'abagore, ntuyihe abagabo, ubashimire uti n'ikindi gihe naseruka muzamenye ko ari Yohana, muzamenye ko aturutse kwa Herome. Arabashimiye, murakagira Imana. Ni nko kuvuga ngo uhaye umugeni ariko sinakuha bijyanye n'umuco, umusabe muco bakajya yawe n'iyanjye. Yego, reka dukomeze. Noneho rero umuco w'Abanyarwanda nk'ikimenyetso cy'uko twaje gusaba umugeni umuco w'Abanyarwanda, ndagira ngo nkwereke ikimenyetso kigaragaza gisura kudukosha. Hari ibanziriza inkwano, ndagira ngo mwakire iby'ibanze. Tuze kuyireba neza, tuze kuyitagenda yonyine, ugenda yonyine. Hanyuma rero wagura urwuri. Iyi ngiyi nyogokuru na nyogokuruza yarabazanye kandi ntabwo bahukanye. Iki ni ikimenyetso gikuru, ikimenyetso cy'inkwano. Hanyuma rero ndagira ngo
iki kibumbiro urakizi? ndakizi rwose. Iki kibumbiro igicuba kijyana n'ikibumbiro. Igicuba rero uradahira kugira ngo ubwatsi za nka zitazarumanga zicwa n'umwuma. dawe wacu urabizi turakimenyereye icyo gusa sinzi Njye nawe ntabwo turi budahire, ahubwo ndabona wazanye abasore ntabwo turi budahire ahubwo bazanye n'icyangushye kuko bari bazi ko uwo tubahaye we yakoreshaga ikirusi iki nta na gateye. icyo ni ingendanwa. ngaho gishyikiriza abo basore. ese muzi kudahira? ndabona ati reka tubere kuko tudahira. ese iwanyu ariko uyu musore ni ukuri mu mukomera amashyi arasobanutse. maze iwacu iyo tugiye kudahira turabanza tukanapfundura. katubyihorere. ureba se ese ubundi waberekeresha ko ndeba ndangamirwa y'imanza. waberekeresha aho rwose kino turebe. ati rw'abahizi twatara. mbese mwaje mwiteguye? uyu ni umutwaro uzimenya kandi akamenya uburyo zishoka. tereka reka turebe. ati ndatirwa abahizi twataramye. amashyi menshi cyane. iyo tumaze guhinga ubwatsi, yego, ubwatsi burera kandi burasarurwa. iyo busaruwe rero ntabwo twabusarura hadakoreshejwe iyi mashini. iyi mashini rero ni imashini barabusarura, babusarura bukagenda bukajya mu kiraro, bwagera mu kiraro byaba ngombwa ndetse n'izirira mu ruhongore zirishiriza mu ruhongore zikabasha kubona ubwatsi. Bita imfubyi ibwiriza kugira. gusa ndabona kihese no nk'ukwezi. oya kariyese ni akanyabwenge nka ba nyirako. kenda gukora umurimo. maze rero nshuti ndagushimiye. iriya ni inkwano z'ibanze bijyanye no gusaba umugeni. nunkosha ndagukwera. ndagushimiye urakagira imana. nunkosha uradushakira ariko ntabwo ari ugushakashaka, barateguye. turagukosha inyana 8, uradukwera inyana 2 zirara imfizi mu mahembe, aho ngaho waba waje witeguye. ni nawe umuteguro burya navugaga rwose. turazemeye ndetse ntabwo ndibuze kubwira ngo ucanire. icaniro kirahari, nta nubwo mbwira ngo ndazimurika hano. inkwano twaje tubizi, twegere urwuri rwa Sarafi. mfite urwuri hariya nararumenye rubangikanye n'urwacu hari ishyorongi. murahatungiye natwe turahatungiye, tukaba ari cyari gisigaye ari ugutanga itegeko kugira ngo zirongorwe zijye mu bushyo bwanyu. mu by'ukuri twaje turongoye inyana 8 zikwiye gukobwa umugeni mutwemereye. ayo magambo yose ni ay'ukuri ndetse n'ayo ushinzwe kumenya amakuru muri uyu muryango nayo we atangaje. buriya nibyo abari ku ndengo, nubwo ngo atari byo byo kumenya iby'ibwami, ariko we ntabwo ari nka ka gasongero. we ni umuntu areba hirya akareba no hino. gusa inkwano twazishimye, zabanjirijwe no gutanga umugeni. wari watubwiye uti wa mwana muheruka ari uruhinja mwaje guhemba mama umubyara niwe wavuyemo umusore ushaka kubahiriza
ijambo rivugwa muri Bibiliya mu ntangiriro, Imana ivuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumuremera umufasha umukwiriye. Ndumva ari wo muhamagaro ashaka gushyira mu bikorwa. Ubwo rero abaho twazanye tuje kumuhemba, abumvisha iyo nkuru ko mwaruhutse, nabo bafite amashyushyu yo kureba uwo mwana wavuyemo umusore uhagurutsa bikwerera, uhagurutsa amajigija, akaza aje kumusabira umugeni. Ubwo rero nk'uko twavuze ko wacu nawe mu izina rye harimo kumara amatsiko, ariko natwe uyatumare. Ntabwo tuvuga ko wisabiye, kuko udukurikije amagambo bavugaga n'umwana wo mu muryango, mu rugo iwanyu, ni murumuna wawe. Ubwo rero niwe nagira ngo abo twazanye, abo dushinganye ingamba hano twese tumone, dukurikije n'imyaka nyine twamuherukagamo. Thank you. Iyo mbanza mu myambire ntahuga dacyuye inganji, nkunda ko ari umukwiye mu bahatanyuranya. Ndavuga ko ari imena, nongere ndatimena, ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena, tuvuge ko ari imena, imena y'urugamba, ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena. Uyu ni Rutinywa, rutikura hananiranye, rutikanga igikone, ntajya atinya itabaro. Nabajije abanga kurutwa, bati ntintavogerwa, mpamiriza imbabaza ngwa mu nka y'intajomba. Ndavuga ko ari imena, nongere ndatimena, ndatirwa abahizi bamenye ko ari imena, tuvuge ko ari imena, imena y'urugamba, ndatirwa abahizi tuvuge ko ari imena. Ana nibyo umusore usabira kandi wakwereye, uramutweretse, kandi nkurikije amashyi impundu zavugiye ahangaha nuko nabo bamwishimiye. Nkaba ngira ngo rero niba hari ikindi mwavuga ageze hariya, cyangwa se namwe ikindi mwadusaba, murakitubwira rwose. Twiteguye kubumva no kubahiriza icyifuzo cyanyu. Nanjye mbonye gutegurwa ko mukazana byaba akarusho. Liliane rero nyaboneka umuntumireho aze musuhuze, maze Felix nawe abone ko igitaramo cyatangiye, aho kigeze ari heza, ndetse amenye ko n'inkwano ze zashimwe. Iminsi ya
wanze ukwimanye myinshi umutwaro cyongwe n'uhunyayikire ibyo ngutekereza ni byinshi ariko kandi ni mu gihe umuhoza wanjye wandutiye benshi bisabe umuziranenge uwo mu mata bateze neza mbega shenge urabura koma urya munsi utangirira amatage ubabaza babanaga wibaye araje 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 nyampinga araje 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 umugeni wacu uhaguruke gaje araje umubi muntu mama araje 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 ngwino mukobwa warezwe neza ngwino wamaze imfura intege tera intambwe usanga uwo kunze uwo mwaruhuje uw'Imana yaguhitiyemo araje ayiwe ayiwe nguyu mwiza warusa abandi araje 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 nyampinga araje 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 umugeni wacu uhaguruke gaje araje umubi muntu mama araje 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 ubu nicyo gere mu nkuba ntaguma intabaza inyamirwa batijana ndamureba inkata za kurekera Umusaza Yohani yatumwaga mu rugo iwacu aje gufata irembo uraza amajoro basaza bawe bose baraye barinda ko nta wundi muntu waza ngo wenda abe yanyura mu cyanzu abe yanyura mu irembo se kugira ngo umunsi uzagere tubwire abaje gufata irembo tuti dore wa mwari mwafatiye irembo ubu rero umunsi bagarutse bagusabye ba nyoko wanyu ba nyogosenge ababyeyi bagutanze ariko tari nka bimwe umwami yatangaga umuntu twaguhaye abagusabye twaguhaye abagukunze none rero inkwano zashimwe ndetse n'umusore wagusabye bamutweretse natwe ubwacu turamushima uretse ko tutageze ahawe none rero nagira ngo nkwereke Yohani nawe akwereke umusore Felix wenda ubwo Yohani rero ngo uyu Liliane wadusabye ni uyu nguyu yego uraho riri ugeze kuzwe mwaka mushya uraho si uyu murenzi ntiwaba uyu musore kumusaba uburenganzira uyu muhungu kugira ngo tumumugobotore wenda wowe nabyemera ariko uriya musore wundi we barareba uko bivuganira muramuwe bari burebe uko bivuganira ariko ngewe arabizi aho twavuganye turi buvuge reba ahandi wamutumye mbona uburyo mvugana n'umukazana wanjye kambe mutumye ntago ari ukumuhugenza ariko oya ntacyo rero muryango mwiza mwakira umukazana turakwishimiye ngwino maze rero uretse gato muramu wawe
aranyubashye nk'umusaza ariko nawe nturi umwana uri uko wigenza noneho rero nusinzira ureba n'akazi kabo. Ababyeyi bongere babashimire, ni ukuri barakoze. Bana b'iwacu muri bake beza, murakagwira nk'ubwoya bw'inka, murakabyiruka nk'ubwatsi bwazo. Bana b'iwacu museke uremeya, amanywa yahari wabagenda amaso muyahange abadatana. Nimugatezuke ku muco, dore umuco karande wabakujije, musaza n'umukunjo matere gaharemye. Manyurana ibituza byanyu byo nibikarama, mugwire inyunga banyakubyara. Izirwa nyamibwa dukunda twese, dorori inyambi nogeye amaso, abatangana twese uhaye impundu. Akaba yarembye, niba mwiza nyina w'umuntu, akanakunga nijoro ryose, niba mwiza nyina w'umuntu, ntatinya umuvumbi ntatinya abajura, niba mwiza nyina w'umuntu, ntatinya urugendo kandi anaguhetse. Ngarara yahatashye, niba mwiza nyina w'umuntu, dusabire nyina w'umuntu, niba mwiza nyina w'umuntu, niwe mwiza, niwe mwiza. Urakoze nyina w'umuntu, uragahorana ubukire. Yari Masambe Ntore. Niba mwiza nyina w'umuntu, nyina w'umuntu n'umuti wa myambi, niba mwiza nyina w'umuntu, urarwara akaba yarembye, niba mwiza nyina w'umuntu, akanakunga nijoro ryose, niba mwiza nyina w'umuntu, ntatinya umuvumbi ntatinya abajura, niba mwiza nyina w'umuntu, ntatinya urugendo kandi anaguhetse, niba mwiza nyina w'umuntu, ahabwiwe muganga arara yahatashye, niba mwiza nyina w'umuntu.
ngusabire nyina w'umuntu niwe mwiza nyina w'umuntu niwe mwiza niwe mwiza urakoze nyina w'umuntu uragahorana ubuzima yari Masambe Ntore ibituza byanyu byo nibikarama mugwira inyunga banyakubyara izirwa nyamibwa dukunda twese dorori inyambi inogeye amaso abatangana twese tuguhaye impundu ubashenge mubwira umuseke wamenye ishyamba batindi bamena ibanga ngo ndahiragiye ubwagakumba bwegamiye agakombe naho bwo mu bwatwaye mburagiye rukara rwa mabuka n'impinga nzima nuramenye ko abatindi bazi kubaga ntibazi kuba ngurira wanjye riwe dore iyo umpamagaye ndahaza dore munkaye nkunda amagaju mumfizi nkunda ruzengo dore icyaminka we icyaminka cya mpendi cyanyaga cyanjyana dore uwanga inka ntakazibona uwanga abakobwa arakikosha naho wahanga u Rwanda uwo mumureka zirimo ishongora ishoka n'ingoga ku rugamba batazigira bagashenguka imbavu zirimo inkumburwa y'igikaka kirarata iki se wamutahira we ubashenge unkundire data wa mama na mabuju y'ingokora ndambura ibiganza kandi winoga doga niwandushije kuragira mu make bayangomba impinga yabaye ndende boye dore shenge narayagiye kubangurira kuri Rugondo rwa Mbanda sanga Rusizi yarenze itaba imbanza kwambutsa izama y'umuhondo nikunda wime Rugondo rwa Nzamuyaga dore iyo umpamagaye ndazi zacu zirimo ingeri zirimo inkumburwa y'igikaka idasimburwa n'ibigwari iningabira anga imbere amagaju zirimo yakabari impaka barasi dore irakandagira icebe rikicuranga batazigira bakazifuza ikivuguto zirimo insina y'umusenene umusore wayigambiriye bihoga yikoze ku mukondizi imana umuhondo iyanze gukamirwa mu rutoki idatonyangirwaho n'imvura y'amahindi ikabogora umuhondo dore yaje ari igitare gitebeje umukondo umukobwa yibonye yifuza kurongorwa dore ndacutse inka y'ineza imara agahinda yashikuye yishingisha imangira umwuma n'itamo y'inzobe izuba rirarasa Liliane mara mwenyura ababyeyi nkamwe ntakagira impanuro ariko wanga Imana we muzamureke ntazabona ijuru sigira inkono rukamiro maze nsubire mu rwuri kabyare wabyaje ngo ishyamba rikwiye iki murindi nyakubyara ishyamba rikwiye inka muri mama ndarewe uyu munsi ndarari Rwanda mama ndarewe burya iwacu ni heza cyane mama ndarewe ye nahuye n'inyamibwa nziza mama ndarewe maze ndayegera ndayibaza mama ndarewe mbabarira umbwira uvuka mama ndarewe ati mvuka mu Rwagasabo
ndavuga abana b'u Rwanda we ingendo yabeza we bakundira imico myiza we ingendo yabeza we bakundira ubupfura bwabo sha ingendo yabeza we umva abana b'u Rwanda we ingendo yabeza we nubasanga Amerika yose we ingendo yabeza we nunabasanga muri Canada we ingendo yabeza we nunajya i Burayi hose we ingendo yabeza we bagenda ingendo yabeza bahu ingendo yabeza we bagira intambwe y'intore bahu ingendo yabeza we abana b'u Rwanda we ingendo yabeza we abana b'iwacu we ingendo yabeza we muntu udakunda u Rwanda we ingendo yabeza we mbese ko kugukunda